Hello guys, twongeye kubasuhuza. Ni Sky Love Show igarutse, twongeye kubaha karibu kandi nanone muri kino kiganiro tugiye kugira nacyo guteka. Muri kubona munsi ko twateguriye ibintu byiza bigaragara neza. Twateguye keke, niyo twateguye no munsi kuba twabereka kuko hari abace mu gikari barayidusaba. Rero no munsi ngiye kubakorera keke nibereye mu rugo, ndatuje meze neza, mfite umwanya wanjye, ngiye gukora keke ntabyo kwirirwa njya ku masitowa. Kano kanya rero mfite ibikoresho byanjye muri kureba. Mfite amagi 4, mfite ifarine, mfite amavuta atari menshi yo kugira ngo yoroshye ifarine yacu yahuye n'amagi, mfite agasukari nako gake. Isukari y'umweru ntago igiba nziza rimwe na rimwe, ariko nanjye nakoresheje gake. Ufite iriya y'umuhondo byaba byiza kurushaho ya organique. So njye rero ndakoresha iyi ngiyi, ntayo uyifite wayikoresha, ariko ndagushishikariza kuba wakoresha iriya yindi. Rero muri kano kanya muri kubona ko maze kubishyira muri blender yanjye, niyo ngiye gukoresha, ntabwo ndi bupondesha intoki kubw'impamvu runaka byamfata umwanya munini kandi ndashaka kubikora. Hari uwo nshaka kuyikorera, ushaka kuyirya akagenda. So hano rero nshyize muri blender yanjye, ngiye kubibrandinga, niko nkunda kubyita. Ngiye kubrandinga rero ifarine muri kubona ko maze kuyishyiramo, dore nuko imaze kumera. Rero hari ukuntu ikomeramo, iyo bikushobokeye ushobora gufata ikindi kintu ukayifasha koroha, ukaba wacishamo ifoke kugira ngo ikomeze koroha. Ahangaha rero muri kubibona ko ari byo ndimo gukora. Hano nari nongeyemo utuvuta duke kuko yari yankomeranyemo ukuntu. Ndafata ifurusheti yanjye nkuko nari maze kuyibabwira, mfashe blender noroshye ifarine yanjye yahuye na bino bintu byose. Aha rero muri kubona ukuntu bimeze, ari nongeye mfundikiye, nuko nguko irimo kumera. uri kubona ko bise byoroha, noneho blender iri gukora neza, yari itangiye gufatamo yakomeye. Ahangaha rero uri kubona ko nshishemo ifoke bikahita byoroha. Ndabinginze kugira ngo ino keke muyigerageze muyikore. Ino keke iraryoshye, ino keke iroroshye. Ahangaha rero ni agakoresho kabugenewe nari ngiye gutekeramo iyo keke, niko namaze gutegura. Ngiye kwita nyisukamo iriya nari maze gukora muri blender. uri kubona nyishyizemo. Hano nari nayishyize muri oven yanjye, niyo ngiye gukoresha, ariko mukeneye ko nzabereka no kumbabura bisanzwe naho nabibereka. Aha rero nari ngize amatsiko ngiye kureba, uri kubona ko itangiye kubyimba neza. Hano rero nabwo nari ngarutse gucekinga. Uri kubona ukuntu ino keke imeze, kuko wasubira kugura keke ufite ibikoresho mu nzu ukoresha n'ibindi bintu bisanzwe. Kwikora keke gutya wowe byakunanira, nanjye nabishoboye, nawe wabishobora. Niyo mpamvu mbizanye hano kuri kamera kugira ngo nawe nubona umwanya uzabigerageze. Nuba ufite ibino bikoresho ntabwo bigoye, buri wese ku bushobozi bwe ashaka gukora keke yayikora rwose. Ntitukayitinye, tuyibona kuriya benshi tukavuga ngo ntabwo wabishobora, ariko ni ibintu byoroshye. bikubona ko keke irasa neza. Ni keke waha umushyitsi wageze mu rugo, ni keke waha umwana wawe akayijyana ku ishuri, ni keke nawe warya witonze umeze neza, ufite akajuice keza ukarya ukumva uko ubuzima bumeze neza. Aha rero uri kubona ko keke yacu iratunganyije, yahoze irimo kugenda ihora neza. Ni eponge, niba uzi eponge, imeze nka eponge, iroroshye. Imana yanjye ndabashishikariza kuba mwayikora no kuri pe, si bya bindi by'igikabyo. Iyi keke iraryoshye, nawe murimo kubibona, ariko sibwo ni muri kubireba. Iyi keke iraryoshye, iyi keke imeze neza. Ndabinginze kugira ngo muzayigerageze muyikore, mwumve ukuntu ubuzima bumeze neza. uri kwirira agakeke kawe wikoreye wicaye mu rugo, mba ntiwazagireka kuyikora buri cyumweru, buri weekend wajya uyikora ukayikorera abawe mukishima na mufite ibirori mukayikora. Umva kabisa muzanshimira nyuma nimumara kuyikora mwayiriyeho, mwayikoze nk'uko nayikoze, cyangwa se mu bundi buryo washatse kwiyongereramo utundi tu ingredient nabwo wayikora. Ahangaha rero uri kubona ko dutangiye kwenjoyinga na famille yanjye. Ahangaha twari turi kwikata tugiye kurya, ewana turanezerewe turishimye. nyikoze mu gihe gitoya, wayikorera kuri degree Celsius 270 niho njye nayikoreye. Nkomeje kubasabira umugisha, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao, turi kumwe.